Inshuti mudukurikira kuri Healthcare CNM TV, reka twongere tubashimire cyane uburyo mutanga umwanya wanyu mugakurikira ibyigisho dutanga. Mu by'ukuri ibi byigisho dutanga ni ibigamije kugira ngo abantu bamenye byinshi bishobora kubafasha, ndetse byinshi bakaba bari basanzwe babibona ariko batazi ko bifite umumaro. Urugero ni Izimboga. Benshi abashoboye kubona amafoto nashyize kuri WhatsApp bavuga bati izi ni imboga. Byagaragaye ko benshi batazizi nyine, ariko nizere ko bitaba nka bya bindi wa mugani bavuga ngo imboga zibona abana, kuko izi ni imboga zikomeye cyane ndetse z'umuti, ku buryo urakurikira iki cyigisho arasanga ntaho zitaniye n'izindi mboga zisanzwe kandi zizwiho ko zifasha umubiri, nk'icyo gisura mubona nka spinach. Ni imboga nka ziriya zindi, nubwo yenda mu ishusho yazo utazibona nk'imboga, ariko ni imboga. Yego, ni nk'uko wheatgrass nazo igihe twatangiraga kuzigisha abantu, tuzereka abantu ntibumvaga ukuntu ubwatsi ingano bateye zikaba ibyatsi zahinduka uzavamo umutobe wafasha ku mubiri w'umuntu ndetse no kubavura indwara. Ariko niko kuri izo ngano mubona nazo tugitangira kuzereka abantu niko byagiye. Benshi bari baza batese ni ubwatsi bw'amatungo cyangwa ni imboga cyangwa se ni byo gukoresha iki? Nicyo ubushakashatsi bivuze. N'igisura kugihinga mu mujyi ahantu hataba ubuhehere bukomeye, nabyo ntabwo byari byoroshye kugira ngo abantu babyemere cyangwa babyakire, nabyo ntibyari byoroshye. Ubushakashatsi rero nicyo bivuga, ni ugushaka nyine ikintu gishyashya kandi gifite akamaro sosiyete, ariko kagisobanura kugira ngo bamenye nyine umumaro kibafitiye. Ntibibe za mboga zibona abana cyangwa se abana babona imboga, ahubwo bibe nyine ibigirira umumaro umuntu wese ubibonye abibyaza umusaruro. Yego, twihuse rero tugiye kubabwira izi mboga zimaze iki. Mu by'ukuri imikanana cyangwa se imyanana, hari n'abantu mu duce bamwe babyita imyangange. Ni imboga nk'izindi zose, kandi ni imboga zitwa superfood. Ni imboga zifite ubushobozi burenze ubw'ibindi biryo, icyo cyumvikane neza. Ni imboga ziri mu bwoko bwa superfood, imboga zishobora no gukoreshwa nk'umuti. Imboga zakoreshwa zitetswe, imboga zakoreshwa zigakorwamo umutobe, imboga zigakoreshwa n'inyuma ku ruhu. Murumva rero ko ni imboga zifite agaciro gakomeye cyane. Izi mboga zizwi cyane yuko ari indabyo. Ubundi mu by'ukuri ni indabyo z'ibitoki, kuko usatuye uriya mukanana usangamo indabyo. Turiya turabyo urebye ukuntu dupanze ni nk'uko nyine amaseri y'ibitoki aba ameze ku gitoki. Mu yandi magambo, ni nk'ibitoki bitashoboye gukura ngo bibyare ibitoki tubona, ariko bikaba bisigaye kugira ngo none ahubwo bigire umumaro uruta uw'ibitoki tubona. Murumva ukuntu umuremyi yitaye kuba yaremye akabagenera ibintu bikomeye cyane, nyamara ikibabaje abantu bakiyambura ayo mahirwe ntibabibyaza umusaruro. Imboga zibona abana cyangwa abana babona imboga. Uwo ni umugani bakunda guca iyo babonye umuntu ubonye amahirwe ntayabyaza umusaruro, noneho ababibonye bakavuga ngo imboga zibona abana. Ariko njye navuga ngo cyangwa n'abana babona imboga. Mu by'ukuri nizere ko uyu mugani tutazawuca ku bantu bazareba iyi video
hanyuma bakabirekeraho ntibazibyaze umusaruro izi mboga, byaba bibabaje. Izi mboga rero cyangwa izi ndabyo z'ibitoki zikize ku bintu byinshi umubiri w'umuntu ukenera. Harimo ibiki rero? Cya mbere harimo imyunyu ngugu, cyane cyane umunyu witwa phosphore, akaba ari umunyu ukomeye cyane ukenerwa n'amagufa n'amenyo. Amagufa, amenyo ndetse n'ubwonko burayikenera cyane, n'umubiri wose muri rusange, ariko cyane cyane amagufa n'amenyo bikenera uwo munyu wa phosphore. Kandi ni n'umunyu ukoreshwa mu buryo bwinshi cyane mu mubiri w'umuntu mu gukora ibintu bitandukanye, mu gutuma hari ibindi bintu umubiri ushobora gukora. Murumva rero ko uwo munyu uriye izi mboga uwubonye bitaguhenze. Ntabwo ari uwo munyu wa phosphore gusa, harimo na calcium, hakabamo na potassium, hakabamo n'umunyu w'umuringa, hakabamo na magnesium, ndetse hakabamo n'umunyu w'ubutare. Iyo myunyu kandi akaba ari ingenzi cyane gutuma umubiri w'umuntu ushobora kubaho kandi ugashobora kurwana urugamba ukeneye, cyane cyane gufasha umubiri gushobora gukora, umuntu agashobora gukora imirimo ye ya buri munsi, agashobora no kurwanya n'indwara, umubiri ugashobora kurwanya n'indwara, ndetse umubiri ugashobora no kwiyubaka no kwisana. Iyi myunyu rero yose tuvuze iri muri izi mboga. Abantu benshi batangaye bavuga batese izi ni imboga koko? Ibintu umuntu aca igitoki agahita ajugunya, cyangwa se igitoki cyamara cyarangiza kwana bagakuraho bakajugunya ngo kitazatuma ibitoki bitabyimba. Nyamara ni imboga zikomeye ndetse z'umuti, mwumvise ibirimo. Nyamara igitangaje, uzi ko byabatangaza yuko mu gitoki ubwacyo mushobora kudasangamo izi ntungamubiri nk'izo tubona mu IMIKANANA. Wabaza impamvu? Kubera ko izi ntungamubiri ziba zigomba gutunga buriya burabyo kugira ngo buzavemo ibitoki. Niyo mpamvu byabatangaza ariho harimo intungamubiri nyinshi kurenza ibitoki ubwabyo. Ndetse irindi banga, buriya no mu ntimatima y'umutumba mujugunya harimo intungamubiri nyinshi cyane. Hari abantu babizi, abo twagiye tubirangira, nabyo tuzabivugaho, tuzagira umwanya wo kubivugaho. Intimatima y'ubutumwa yitwa banana stem, tuzayivugaho nayo ukuntu ishobora gukoreshwa nk'imboga, igakoreshwa ndetse nk'umuti. Nicyo Healthcare Research Center igomba gukora, gitandukanye n'abandi bandi mwumva bababwira ibindi kuri iyi mihanda. Twebwe muzahasanga ibishyashya kandi muzashobora gukora mukabibyaza umusaruro, mukavuga muti koko aba bantu bakora ubushakashatsi. Kuko ubushakashatsi ni ukuvumbura ikintu abantu bari basanzwe banabona ariko batazi igihishe inyuma y'icyo kintu babona, nicyo bita ubushakashatsi. Yego, ubwo rero nibyo tugomba kubakorera kandi tukabibagaragariza. Nanone izi mboga z'imikanana zishobora gufasha nanone kurinda infection z'uburyo bwinshi mu mubiri w'umuntu. Kandi mu iki gihe cy'ubushyuhe no mu gihe cy'imbeho, infection zigwa abantu nabi. Hari abagira infection zo mu maraso, abagira infection zo mu mara, abagira infection zo mu mubiri ahantu hatandukanye. Izo infection nuko za mikorobe zigize umubiri w'umuntu mu by'ukuri. Twongere tubitsindagire, umubiri w'umuntu ugizwe na mikorobe hafi 1/2 kigize umubiri w'umuntu ni bacteria, ni viruses, ni fungus. 1/2 mu bigize umubiri w'umuntu nibyo bintu. Ariko kuki bigera igihe bigahinduka bikagutera uburwayi? Nuko abasirikari baba batashoboye kubigenzura. Hari ibiba byabuze, noneho hakaza akavuyo, hanyuma kwa kugenzurwa kutabaho, za mikorobe zikagutera. Abantu benshi bivuga ko mikorobe ziva kure y'umuntu. Oya, mikorobe nyinshi ziba mu mubiri w'umuntu, ariko zikaba n'ahakikije umuntu. Niyo mpamvu iyo umuntu yiraye, za mikorobe ziba ku mubiri we, ziba hafi ye, zimuhinduka zikamutera uburwayi, zikaba zanamwica. Kimwe mu bintu bishobora gufasha rero gutuma za mikorobe ziri mu mubiri wawe cyangwa iziri iruhande rwawe zitakwica, no kurya
izi mboga z'imikanana byakurinda. Urugero nabaha nuko igituntu buri wese, mikorobe zitari igituntu buri wese arazigira, wabyanga wabyemera, wabihakana utabihakana, mikorobe zitari igituntu buri wese arazifite, yaba ku mukene, yaba umukire, yaba uwize, yaba utarize, buri wese izo mikorobe arazifite. Ariko kuki abantu bose batarwara igituntu? Igisubizo nuko abasirikare, ubudahangarwa bw'umubiri waba ushobora kuzigenzura, ndetse n'ibikenewe byose mu mubiri bikaba biri ku rugero rwabyo, bigatuma za mikorobe zitagera ku rugero ziganza umubiri zikawutera uburwayi. Rero iyo tubabwira ngo ibi n'ibi birafasha, mujya mu iyo filozofi, mwibuke yuko umubiri w'umuntu ugizwe na mikorobe, kandi iyo umuntu arangaye akirara, za mikorobe zimuhinduka zikamutera uburwayi bukaba bwanamwica. Uko niko kuri dushaka ko abantu bamenya, kuko ni ukuri abantu bahishwe. Abantu ntibazi ko imibiri yabo ibitse mikorobe. Ariko umunyarwanda w'umuhanga muri ba bandi baraba thinkers yaravuze ngo umubiri ubyara udahatse. Ariko si ubwo ibyo byabaga bishatse kuvuga iki? Ubwo mu yandi magambo yabaga ashaka kuvuga ko umubiri ugaragaza ibintu bibi, ariko nta bimenyetso byigeze bigaragara ko ibyo bintu biwurimo. Ubwo mu bundi buryo yashaka kuvuga ko umubiri w'umuntu ibyinshi biwutera ibibazo biba biwurimo, ariko umuntu atabizi. Nicyo uwo mugani wo kuvuga ngo umubiri ubyara udahatse bivuga. Niyo mpamvu umuremyi nawe yari abizi ko ari uko bimeze, arangije ashyiraho ibigomba gufasha umuntu kugira ngo wa mubiri ubyara udahatse umuntu ashobore kucyaha ibyo washobora kubyara atarazi, aribyo byitwa uburwayi bwakwica n'umuntu. Yego, uko niko kuri. Turi kuvuga rero ko izi mboga, iyo filozofi muyitekerezeho, kuko umuntu wese aho bigeze agomba kuba umufilozofu. Burya umufilozofu ni umuntu ushobora gutekereza ikintu, akibaza ikintu kiri inyuma y'ikintu areba, nubwo yaba atakirebesha amaso. Iyo niyo filozofi. Ukibaza ngo ariko iki kintu ndi kureba ni iki kikiri inyuma? Ese ubundi iki kintu cyamara iki? Ese ubundi umuntu wagikoresha bitandukanye nuko kimeze, hari icyo ntago byabyara ikindi kintu? Iyo niyo filozofi. Burya niyo mpamvu abantu bajya gukora PhD, nta kintu kidasanzwe bakora muri PhD, ahubwo ni ibintu baba barize, hanyuma bagatangira kubitekereza ukundi kuntu, ku buryo bashobora gutekereza kure y'ibyo bigishijwe, bakabyaza ikindi kintu muri bya bindi bigishijwe. Niyo mpamvu umuntu bamuha diplome yitwa PhD, philosopher degree. Ntabwo philosopher degree ari ibyo wigishwa, ahubwo ni ibyo ushobora gutekereza ukuye mu byo wigishijwe, bihishe inyuma y'ibyo abandi mwiganye badashobora kumenya. Niyo mpamvu bakwita umufilozofi, kuko wowe uri kureba ibyo mwiganye n'abandi kuri masters degree, kuri ku zindi degree z'uburyo bwose, ariko wowe ugashobora kubireba mu bundi buryo, ukabirebera mu yindi ndorerwamo, ku buryo ushobora kubirebamo ikindi kintu gitandukanye n'ibyo abandi abo mwiganye batari kubona, kuko bo batageze ku urwo rwego. Noneho bakaguha diplome yitwa philosopher degree, ariyo yitwa PhD, doctora. Burya iyo bavuze ngo uriya, ariko hari abitwa abadogiteri badafite PhD. Abaganga iriya doctora babona, iriya baha ntabwo ari PhD, ntabwo ari iya filozofi, niyo iy'icyubahiro kubera umwuga wabo bitandukanye. Kuko hari abantu bazumva ngo uriya muntu ni dogiteri, yenda yifitiye PhD mu bintu runaka, bakagira ngo ni umuganga. Oya, ba dogiteri bose siko ari abaganga. Ba dogiteri bose siko ari abaganga. Ubundi umuntu ufite doctora afite PhD bagomba kubigerekaho. Kiranazira kuvuga izina ry'umuntu ufite PhD utongeyeho dogiteri. Ashatse yakurega bakaguca amafaranga kuko wamupfobeshe. Ubu rero nanjye ninkorera PhD mw'ibi ngibi, uzibeshya akavuga izina ryanjye adashyizeho PhD,
namurega da bakamuca amafaranga kuko yaba yampfobeje, kuko iki gihe mfata nkora ubushakashatsi kwibi ntabwo ari uguhamba imbwa. Ningira publication nkora iyo diplome bakayimpereza, bizabagora kujya muvuga izina ryanjye kuko uzajya rivuga wese azayagirekaho PhD. Ariko ntabwo ari cyo ngendereye muri iki cyigisho, kwari kugira gusa nagaciyemo kugira ngo mumenye ngo buri muntu wese agomba kugira umwanya wo gutekereza ku bintu, cyane cyane ibintu bishobora kugira umumaro abantu benshi basuzugura. Nicyo nashakaga kuvuga mu by'ukuri. Ubwo niyo mpamvu nasaga n'ubajyana mu bintu bimeze nka filozofi kugira ngo mwumve ko ibintu mureba bishobora kuba bifite ibindi bintu bifite umumaro mutari kureba, ariko mufashe umwanya wo kubitekerezaho mwabibona. Ni muri urwo rwego n'izi mboga nazo mbahaye umukoro kugira ngo mutangire mutekereze, ese ubundi izi mboga umuntu aramutse ashoboye kuzitekerezaho cyane yazibyaza iki cyashobora gufasha umubiri w'umuntu kugira ubuzima bwiza. Twarimo tuvuga ukuntu zirwanya infection, kandi twavuze n'ukuntu infection ishobora kuza iturutse no muri mikorobe zari mu mubiri w'umuntu cyangwa iturutse hanze y'umubiri w'umuntu. Kurya rero izi mboga z'imikanana bishobora kurwanya ama infection, cyo ni kimwe, ubwo birumvikanye. Ikindi, iyi mikanana, imboga z'imikanana ntago zirwanya infection gusa, kandi zikarwanya infection mu buryo buri kamere cyangwa karemano. Yego, bijya gufasha umubiri, abasirikare b'umubiri w'umuntu kurwana mu buryo bwabo, nkuko twabibabwiye uko abasirikare bakora akazi gakomeye ko kurwanya ibirwanya umubiri. Nanone ibikurwa muri izi ndabyo, ni ukuvuga ngo haba umutobe ukuwemo, haba imboga zikuwemo, bishobora gufasha mu kurwanya mikorobe zo ku ruhu rw'umuntu ndetse n'iz'imbere mu mubiri zitwa bacteria. Hari mikorobe zishobora kugwa umuntu nabi zatakiye ku ruhu, hari n'izishobora kugwa umuntu nabi ziri imbere mu mubiri, izo zitwa bacteria. Izo ni mbi cyane, ariko nubwo tuvuze ngo bacteria ni mbi cyane, mumenye ko hari na bacteria z'inshuti y'umubiri w'umuntu, zo zitwa friendly bacteria. Izo ngizo zo ziba mu mara, zo bita muri flora intestinale, muri tapi y'amara. Izo bacteria zo simbi kuko nizo zifasha umubiri gutuma ibiryo wariye bimwe na bimwe, vitamini B12, vitamini K na vitamini A, bishobora gukorwa cyangwa bigakurwamo. Izo bacteria zifite umumaro wo kubikora. Izo bacteria ziboneka cyane cyane muri yawurute, zikaboneka mu mata yavuze, zikaboneka umubiri ugashobora kuzikora igihe umuntu akunda kurya tungurusumu cyane, ndetse cyangwa se ugafata imboga rwatsi ukazishyira mu mazi zikamara nk'iminsi 3, y'amazi ugatangira kuyanywa, bishobora gutuma za bacteria zo mu mara ziboneka, none umubiri ugashobora gutangira gukora ka kazi ko gutuma ibyo wariye bibamo vitamini B12 ndetse na vitamini K na vitamini A, cyane cyane vitamini zikunze. Izo ni vitamini zikunze kubura, kandi abantu barya ibiryo zirimo kubera ko baba batitwararitse ibifasha umubiri kuzibona. Ahangaha rero tukiraha, iyi mikanana ishobora gufasha gutuma izo bacteria umubiri ushobora kuzirwanya. Igihe zifatanyijwe, kumvikane, igihe iyi mikanana ifatanyijwe na yawurute cyangwa se amata bavurishije, bakayavurisha, barangiza bakayatereka akamara nk'iminsi 3, barangiza bakayungurura, bagakuramo bya bindi bimeze nk'amavuta, bakayungurura ibimeze nk'amavuta bakabishyira ukwabyo. Ibyo nibyo bita kadi. Noneho iyo kadi ukayirisha izi mboga z'imikanana, bituma umubiri ushobora kurwanya bacteria. Kandi nababwiye ko ayo mata kuko nayo ashobora gutuma za bacteria nziza z'inshuti z'umubiri w'umuntu zishobora kwikora. Birumvikana bituma
za bacteria z'inshuti y'umubiri w'umuntu zifatanya n'abasirikare kurwanya bacteria mbi zishobora gutera uburwayi. Ibi ngibi turabivuga kugira ngo abantu bamenye neza ngo ese mu mubiri w'umuntu bigenda bite kugira ngo ibyo kurya runaka bishobora kurwanya indwara. Ako kantu murakumvise neza, nizere ko bitabaye imboga zibonye abana cyangwa abana babonye imboga. Noneho izi mboga z'imikanana zishobora none gufasha kongera imisemburo ya progesterone ku bagore igihe bashoboye gufatanya izi mboga z'imikanana na yawurute cyangwa se n'iriya kadi, ariya mavuta cyangwa se biba bifashe bimeze nk'amavuta bayunguruye ikivuguto cyamaze kuyungurwa none bakayungurura. Ariya mazi yavuyemo ntabwo ajugunywa, ashobora gutekeshwa umuceri cyangwa atekeshwa ibindi biryo, cyane cyane ibiryo by'abadiabetike. Ariya mazi yavanywe muri ariya mata aba yabanje gusharira none bagakuramo kadi. Ko n'utuntu twibanga twinshi no kugenda mubona. Nanone izi mboga zishobora gufasha kugenzura diabete. Ntabwo zivura diabete, hatagira umuntu ugenda abifata avuga ngo niwo muti ngiye gufata wonyine umvure diabete. Oya, zishobora gufasha kugenzura diabete. Nk'uko ubushakashatsi bwagiye bubigaragaza, umudiabetike ukunda kurya izi mboga ashobora kugira amahirwe yuko diabete ye itagira imbaraga nyinshi ngo ibe yagira ubwo imuteza ibibazo bikomeye, birimo ubuhumyi, birimo gupfa kw'imitsi y'amaguru, birimo kuziba kw'imitsi itwara amaraso n'ibindi tuzi biba ku badiabetike. Bishobora kubarinda, bishobora no kurinda gupfa kw'impyiko, cyane cyane ko abadiabetike benshi bayimaranye igihe bishobora kubaviramo kw'impyiko zipfa, byo bitanga impyiko zarahumye. Izi mboga zishobora kurinda guhuma kw'impyiko ku badiabetike bazirya buri munsi. Ahangaha kugira ngo tubamara amatsiko, umuntu yategura ate izi mboga? Izi mboga zitegurwa mu buryo butandukanye. Urazifata ugatotora iyi mikanana, ugakuramo turiya tumeze nk'uturabyo, warangiza ugakuramo utuntu tumeze nk'utwambi tuba turi hagati, dukuramo ukatujugunya, noneho za ndabyo zigasigara. Warangiza wagera ku gice cy'iyi mikanana cy'umweru gusa, nibwo ukatakata nk'ukatishu. Warangiza ukoza izo mboga zawe mu mazi arimo bicarbonate kugira ngo ushobore kwica mikorobe zimwe zishobora kuba zarihishe igihe umukanana wibumbaga. Warangiza koza neza, icyo ukora ni iki? Uhita ufata amata akomoka ku bimera. Ni ukuvuga ngo ushobora gufata amata ya coconuts cyangwa ugafata amata ya soya, cyangwa se ukaba wafata umutobe wakuye mu birayi biri organic, mu birayi byahinzwe nta mafumbire mvaruganda, akaba ari byo ukoresha mu guteka izi mboga. Impamvu gukoresha ibyo bintu ni ukubera iki? Gukoresha amata, ibanga ririmo ni uko ya mata uko uteka za mboga muri ya mata bishobora kugenda bigabanya ubukana bwa ya makakama ari muri izi mboga, bigatuma noneho biza gushya amata asa n'ayakamye, none ukabona kongeramo amazi, ukongeramo n'ibindi birungo. Ubwo nibwo wongeramo za puwaro, nibwo wongeramo ibitunguru, nibwo wongeramo za puwavuro, nibwo ushobora no kongeramo na gombo cyangwa okra, ndetse ukongeramo n'inyanya. Hanyuma ukaba ufite imboga z'umuti zikomeye kandi zinaryoshye. Mu by'ukuri zikaba ziryoshye kandi ari n'umuti. Ni ukuvuga ngo ushobora gukoresha amata ya soya, waba utayabonye ugakoresha amata ya coconuts wikoreye, waba utayabonye ugakoresha umutobe wavuye mu birayi biri organic. Kimwe muri ibyo nibyo bintu byiza cyane ushobora gukoresha. Ikindi kintu gikomeye ushobora gukoresha muri izi mboga ni uko ugomba kwibuka gushyiramo ibirungo, nk'ibirungo byitwa cumin, ndetse cyangwa se ugashyiramo nanone na turmeric ivanze na black pepper. Ibyo birungo nabyo ni ngombwa cyane, ndetse wongeyemo na ka cinnamon gake. Ntako saba ukoze ibyo birungo tuvuze, enda niba utabizi tuzagira igihe cyo kubyigishaho nabyo tubivuga uko bifasha umubiri w'umuntu. Ibyo bituma byongerera imbaraga izo mboga kujya gukora nk'umuti, ariko bigatuma binaryoha bikanahumura neza, ukabirya wishimye biryoshye pe. Mu yandi magambo nariye kuri izi mboga, iyo uri kuzirya zateguwe neza ugira ngo uri kurya mushroom cyangwa se ibihumyo.
bigira teste nk'iy'ibihumyo neza, biba binaryoshye nkabyo rwose ndetse no kubirusha. Izi mboga rero zirwanya nanone ikintu gikomeye cyane, zirwanya stress, zirwanya guhangayika. Urumva, zirwanya stress, zirwanya guhangayika. Mu yandi magambo, zirwanya depression. Abantu bafite depression bagiye bagize imboga buri munsi byabafasha kurwanya depression. Depression ni uburwayi bw'agahinda gakabije no kwiheba, bishobora no gutuma umuntu yiyambura ubuzima. Izi mboga ziri mu bintu bishobora gufasha kurwanya ubwo burwayi, ariko ntabwo zisimbura imiti ivura ubwo burwayi. Iki kintu cyumvikane neza, hatazagira uvuga ngo SRK twumvise bavuga ko imikanana ivura depression, reka tureke indi miti abarizo dufata. Oya rwose. Ahubwo izi mboga zakunganira imiti umuntu ufite ubwo burwayi bwa depression ari gufata, bikaba nk'ibiryo bijya kunganira inyunganira mirire ijya gufasha imiti ari gufata. Icyo kirumvikanye neza. N'ubundi buryo bundi buri gukoreshwa, kuko tuzi ko abantu ba depression ari n'igihe bakoresha uburyo bwo kubaganiriza. Ibyo rero izi mboga zakunganira ubwo buryo buba buri gukoreshwa. Izi mboga zishobora no gufasha kurwanya amakanseri, kubera ko amakaka marimo na ziriya ntungamubiri zirimo, umubiri urazikoresha ukaba watuma abasirikare bagira imbaraga nyinshi, noneho bakaba bashobora gusenya kanseri zitandukanye mu mubiri w'umuntu. Izi mboga zishobora gufasha nanone kurwanya indwara z'umutima. Izi mboga zifite ibyo bita phenolic acid, zikabagira ibyo bita tannins, zikagira flavonoids ndetse n'izindi antioxidants. Antioxidants ni phytochemicals aba ari mu bimera, ndetse ashobora no kuboneka mu bikomoka ku nyamaswa, ariko cyane cyane mu bimera niho antioxidants ziri, ajya gufasha abasirikari kurwanya indwara zikomeye, kujya kurwanya icyo twita free radicals. Ni ibintu bishobora guturuka mu mwuka duhumeka, mu biryo turya, bishobora kwangiza umubiri bikaba byatera n'amakanseri. Izi mboga rero zishobora kurwanya ibyo izo free radicals bitewe na antioxidants zirimo ziriya tumaze kuvuga. Izi mboga zishobora gufasha kongera amashereka ku mubyeyi wonsa igihe aziriye, igihe zateguye kuri twavuze akazirya, zishobora gufasha kongera amashereka. Ubwo ni ukuvuga ngo ku mubyeyi ushaka kongera amashereka, bazitekesha amata ya soya cyangwa bakazitekesha amata ya coconuts. Icyo cyumvikane neza. Izi mboga zifasha iterisi kugabanya kuva kw'amaraso ku mubyeyi umaze kubyara. Urabona, ababyeyi bakimara kubyara bagira ikibazo cyo kuva. Umubyeyi ukimara kubyara yahawe izi mboga bakamukoramo nka potage, yamufasha kugabanya kuva kw'amaraso akurikira kubyara, amaze kubyara, yo bita post delivery bleeding. Byamufasha. Murumva rero ko harimo amabanga menshi cyane. Murumva harimo gufasha amashereka kuza ari menshi kandi ari meza, hari ugufasha kurinda kuva ku mubyeyi umaze kubyara. Murumva ko ku babyeyi bo harimo ibanga rikomeye, nanone izi mboga zishobora gufasha kugabanya gusaza imburagihe. Umuntu uzirya ntabwo asaza imburagihe. Mujya mubibona kenshi, ujya kubona ukabona abasore b'iki gihe, wajya kubona ukabona umwana w'imyaka 20 n'ingahe ameze nk'agasaza k'imyaka 70. Burya kenshi hari igihe bishobora guturuka ku mirire n'imibereho n'imitekerereze. Nyamara ibitangaje ukabona umusaza w'imyaka 80 agifite mu maso hakeye, ubona adashaje. Uw'imyaka 50 n'ingahe ukabona aracyakeye mu maso. Burya bituruka nanone uko umuntu atekereza n'ibyo arya n'uko abaho. Burya gusaza, nubwo abenshi bavuga ngo gusaza ni mu mutwe, yego bishobora guturuka mu mutwe bitewe n'imitekerereze, umuntu agasaza kare ugereranyije n'imyaka afite, cyangwa se umuntu agakomeza akaba mutoya kandi afite imyaka myinshi. Ibyo kurya rero bifite uruhare mu gutuma umuntu asaza vuba cyangwa se atinda gusaza. Izi mboga zikize kuri vitamini C,
kandi iyo vitamine C mukaba muzi ko ifasha cyane ubuzima umubiri w'umuntu ku bintu byinshi, harimo n'ibyo kurinda gusaza imburagihe ndetse n'ama infection byabindi twavuze. Izi mboga zishobora gufasha gusenya amabuye yo mu mpyiko. Umuntu uziriye bishobora kumufasha gusenya amabuye yo mu mpyiko ashobora guturuka ku mikorere mibi y'impyiko. Izi mboga iyo uzongereye ku biryo, ukajya ukunda kuzongera ku biryo byawe, bishobora gufasha nk'umuti naturere ujya kwirukana ayo mabuye yikora mu mpyiko, aho abantu benshi bakunze kuyavurwa uko baba bazi. Ngaha icyitonderwa, ntago bivuga ko ufite aya mabuye wese azarya izi mboga akavamo. Bizaterwa nuko ayo mabuye angana, kuko yaba yamaze kuba imishyogogo ni amabuye manini, uwo nguwo agomba kubagwa, ntabwo zizayakuramo, kugira ngo hatazagira umuntu basanga afite aya mabuye ati bavuze ko oya. Biterwa nuko angana, akiri dutoya yavamo, ariko yarabaye imishyogogo, yarabaye manini, umuntu aba agomba kubagwa kugira ngo bayakuremo. Izi mboga zishobora gufasha kongera umunyu w'ubutare mu mubiri, ibyo bigatuma umuntu yongera amaraso. Bishobora gufasha kurinda umunaniro, zituma umutima utera neza, wa mutima utera usaba yangwa bikawugabanya ugatera neza. Bigatuma babandi bakunda kugira uruhu rwerurutse kubera kubura amaraso, ibirenge bikonje, ibikanza bikonje kubera kubura amaraso. Izi mboga zituma ibyo bibazo bigabanuka kubera ko zongera amaraso, kuko ibyo ni ibimenyetso by'abantu bafite amaraso makeya. Izi mboga zishobora gufasha kurwanya indwara zifata imyanya y'igogora, bikajya gufasha kugabanya acide yo mu gifu. Abantu bakunda kurwara igifu gifite acide nyinshi, izi mboga zishobora kubafasha. Izi mboga zishobora gufasha ku bintu byinshi, zishobora gufasha no kugabanya ibiro by'umurengera, kuko ntizishobora kwemerera umubiri gukomeza gutsindagira ibinure byinshi bitari ngombwa. Izi mboga zituma imisemburo myinshi y'abagore ijya ku murongo. Zishobora gufasha abantu bafite prostate yabyimbye kugira ngo igende igabanuka ijye ku murongo.